Kari Mwatambara bafite mediane yabo n'ikirira ikipe y'igihugu ya Uganda ya Shan banahamagarwa mu ikipe nkura benshi ndi bakunda gukina mediane yabo nyuma yo kura Sebagala bahise bazana Muzarira Faruk myuvuye muri Greece Faruk Meya linye ya wimbere yo ntaga igihinduka imwe mu makipe yo gutinya nari maze iminsi narayikumbiye muri Sekefa ntabwo yerukaga kuza Vipers yamanutse niyo kipe yo kureba washyira imbere Cesar Manzaki Vipers ku bantu batanayizi cyo bakongeraho kimwe ngo bose barahari Yunus Sentamo iyi niyo kipe yo kureba sinzacikwa match yayo iyo ari yo yose nari nkumbe kwireba twegere kuri Murera kuko na Vipers no ndayifugira wamaze kwipanga akazi ubu umuvugizi wa Gor Mahia cyane ntabwo nigeze nyura hano ngo mbasabe imbabazi ariko mwarabibonye ko umunsi yinjiye mu gihugu muzami ikipe ya Rayon Sport Dande mwarabibonye ko umuriro wiriwe wabuze mu Rwanda hose nigeze nyura hano ngo mbisabire imbabazi sinema yabwiye ko nagira n'umutingi turi bubi igihe ni none waciye amashanyarazi mwarabibonye ko kuva Kicukiro Gikondo Nyamirambo Kigali yose umuriro wari wabuze umuriro wiriwe wabuze ndabasaba imbabazi njyatewe na Dande Junior niwe wari wabiteye access centrale y'ikipe ya Rayon Sport ntihinduka n'abanyamahanga babiri ntari impamvu yo kuvuga byinshi mwarababonye Chiplao na Matumona na Charles Matumona Charles na Matumona no bagomba gukina iburyo Kabange kapitene arahari ibumoso Ganijoro arahari ubu ibintu byose ni amahoro hariyongeraho yuko rero mediane y'ikipe ya Rayon Sport ubu ngo mu bukwe tugiye guca impeta nta mpeta zizongera gukoreshwa mu bukwe hazajya akoresha ijambo jingale uzajya uvuga jingale ubwo uzajya wamaze kuyambika umuntu ukivuga ngo jingale bisimbuye impeta ikimenyetso cy'urukundo mu Rwanda ni jingale akoze cyane grand frère nicyo kimenyetso cy'urukundo ukivuga ijambo jingale urukundo rurahari hanyuma Muderi Akbari we ni umuhuza aho bakeneye gukora ibiraro bitwaze Akbari aho bakeneye gukora internet yihuta mwitwaze Akbari ibintu byose bihuza abantu mushireho Akbari Muderi Akbari yego si ngombwa ngo muzajye mujya gusenga kubera ko ibitangaza Imana bizanye mu Rwanda twe dusanzwe dufite Sept merveilles du monde ariko 8e merveille du monde yageze i Kigali ndayivuga mpagaze Isa Jigiba nakongera nkica ntaza gucibwa amafaranga ku mahame yose niciriyeho hanyuma hari umugabo witwa Atiso aba hari yiturije ameze nka Fanta Sprite ibereye mu icupa ibeshye yicuguse gato hano hari amazi ari mu gacuma hari Fanta Sprite yiturije cyane hanyuma akaza Eritatu tari bamushyize mu banzamo isezerano rya kera ni Mose wakasi inyanjamo kabiri isezerano risha na 2 n'ikinyejana cya 21 ni Eritatu umanyira ibintu byose mu